Ikinamico Nkunda ngukunde, iki ni igice gishya gikurikira ibindi byo mu minsi itambutse. Niba utarabyumvise, impamvu ishobora kuba ari uko utakoze subscribe ngo unakande ku nzogera kugira ngo uko igice kigiye ujye uhita ukibona, ucyumva. Ariko nta kibazo ushobora kubikora nonaha. Ikinamico dushyiraho uduce duto duto irerekana urukundo rw'umusore Damascene na Anastasia, barutangiye nk'abandi bose, banyura mu nzitane zitari zimwe, ariko baranesha kugeza basazanye. Reka ne kugutindira wumve uko byagenze. Bamaze gusoza gutyo kandi bajyaga basoza umwe yifuriza undi umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza, byagoye Anastasia cyane, bituma ayoberwa icyo gukora. Yarihanganye akora akazi ageza nimugoroba nk'uko yari amaze iminsi abigira, cyane cyane kuko yifuzaga kuzajya muri konje itegura ubukwe adasize akazi kenshi. Ariko yagezaga hagati akimyoza akanibaza niba iby'ubukwe bigikomeje. Ageze mu rugo yabiganirije mukuru we, maze amubwira ko ariko bigenda, ko nta bukwe butaha batagerageje kubwica. Icyakora yamubwiye ko nibahura na Damascene bakabiganiraho, bazamenya neza aho byaturutse, maze bakamenya ko ari ibihuha bigamije kubatesha umutwe. Gahunda bari barahanye yarageze, kandi buri wese yumvaga yifuza kwiba, maze ngo ukuri kujya ahagaragara. Banza undahire nk'umuntu wubaha Imana kutaza kumbeshya. Ese ntari kubanza ukansuhuza maze ukabona kumbaza ibyo wifuza kumenya? Wiriwe, mbabarira nabyibagiwe. Wiriwe, ariko wabanje ugatuza tukaganira udafite uburakari. Oya di, urabizi ko ntazi guca ku ruhande, ndahira gusa ko umbwiza ukuri. Siniriwe ndahira, ariko nkwemereye ko mubwiza ukuri kuko nzi ko ururimi rubeshya ururimi by'Imana yanga. Ntacyo, niko urahakana ko umuyobozi wawe ubwo yazaga aho wari warimuriwe mutabonanye mukagirana n'imishyikirano? Ntitwabonanye kandi nta mishyikirano nagiranye n'umuyobozi kugeza n'ubu. Ariko se ko wambwiye kuri bumbwize ukuri, kuki utangiye kumbeshya? Ariko se waretse kumbwira nabi ukambwira aho wakuye ayo makuru, ko wasanga amenye impamvu yabyo. Ariko se nubwo wabihakana ko nanjye mbyibonera, urarushywa n'iki? Gusa Imana irankunda. Ibyo ubona se kandi ni ibiki? Ubwo si iyo nzobe, uwo mubyibuho, urahakana ko udafite impamvu? Yego Mana, ariko se watewe ute? Anastasia, igihe wanesheje ubu ndumva. Ngaho ukora icyo ushaka Dama, ariko njye nzi ko ntacyo ukeka cyangwa wabwiwe cy'ukuri. Ariko Anastasia, koko ntabwo utwite? Nkwita? Ubwo nambaye Mariya wa kabiri se? Umva mbese, ariko uranyinisha kubera iki Anastasia? Ahubwo wowe uri mu biki? Ariko nkugira inama kandi ukanyumva, wasesa ibikurimo nawe bituruka tukavuga ukuri. Ubu se kuko uri nzi utakwemera? Kuki ushaka ko nemera ukuri kutariho? Ariko cya gitabo wantije waragisomye? Niba utaragisomye baba waragize abantu bakuru muganira ku ngorane ziboneka mu gihe cyo gutegura ubukwe. Ibyo biramfasha iki? Nagira nkubwire ko amakuru akugezeho ari ibinyoma gusa. Ufite gihamya ki? Iyo ukunda ukambwira ibyo unziho mba nkumenyesheje aho byaturutse, kandi nanahamenye ntabwo amakuru y'ukuri. Haguruka dutahe, icyemezo nta kindi. Ni ikihe? Dama, urashaka kunkoza isoni? Niba se unkunda koko nibura wakwemeye ukaba nka Yosefu wanze gukoza isoni Mariya, kandi ko uzabona ko wakekaga abaringa. Iyaba wabyemeraga ariko ntungire igicucu, ngo Imana yakoze igitangaza, nazamuwe mu ntera. Ese iyo umbwira ko gucudika n'umuyobozi byakuzamuye mu ntera wari kubiki? Reka mbivuga ariko wicare nongereho ibindi. Urambwira byose ntacyo umisha? Ndababwira byose ntacyo nguhishe rwose. Kare kose se. Umva ukuri kuvuye ku mutima. Umuyobozi wanjye azi aho nakoraga sinabonanye nawe, ariko gucudika n'umuyobozi byatumye nzamurwa mu ntera. Bime neza rero, kuko ukuri ko numva gufite ishingiro. Uretse se, kubyibuha byarizanye, naho ubuyobe bwo sinzi aho bikura, gusa bishobora kuba biterwa n'imiterere y'aha hantu nabaga. Oya windindagiza, ndashaka iby'ubucuti bwawe n'umuyobozi. Umva rero, umuyobozi navuze watumye nzamurwa mu ntera ni data wa twese, naho ibyo gutwita byo nushaka n'ubu uze duce kwa muganga, ibyo biraboneka rwose, ariko kuki utanyizera? Najyaga nkwizera, ariko ubu natangiye kumva mfite ikibazo cyo gushidikanya. Ntiwari ukwiye ariko gushidikanya no kunyibazaho, ariko se wambabare nibura ukambwira aho wabikuye. Ashobora kuba atambeshye, kuko hari ibimenyetso byerekana ko hashobora kuba harimo ukuri. Ntacyo ukuri kirimo pe, ahubwo ni ibinyoma bigamije kudutesha umutwe. Icyakora koko bitesheje umutwe. None se niba udashobora kwihangana ngo umbwire aho wabikuye, reka basi dutahe. Itahire wowe. Nayo ngusiga aha?
ariko Anastasie kuko nta banga ufitanye n'umuyobozi wawe? ntaryo pe kandi uko ni ukuri. Umva rero mbabarira umbwize ukuri kuko nibura ntajya amenya uko nitwara. komeza witwara uko witwaraga wumve ishema ryo kubona ugukunda w'inyangamugayo. umwana kubashya ntarakumenya ubu rero nkubesha umutima wose. nzi ko uri imfura ibaruta kuva ku muyobozi kugera ku bana ashobora kumenya we yaba ari we wese niko kuri. Rimwe numva nshaka kubyemera ubundi nkumva ndashidikanya. ikibazo kibigutera rigana uko wanze kumbwira aho byavuye kuko nari kubwira inkomoko yabyo. Reka nkubwire, hari umusore dukorana yarampamagara nyihererana maze ambwira ko ngiye kwirahuriraho amakara. ni ukuri uwo ni umubeshyi kuko ndi umwari utiyandarika nkaba ngukunda uruta kubabaza. Uretse se yambwiye ko utwite ariyo mpamvu wabyibushye ukaba n'inzobe. nyumvire we. ngo wasamye umuyobozi wawe yaje kugusura aho wakoraga kandi nibyo byatumye akugarurira ino akaba yarakuzamuye mu ntera. ibyo si ukuri na busa nese cyakwemeje ko avuga ukuri ukarinda kumera nk'uwariye karungu ni iki? Ntiwabyibushye, ntiwabaye inzobe, ntiwanyemereye ko umuyobozi wawe yaje aho wakoreraga, ntiwamwemereye ko wazamuwe mu ntera. Ibyo byose ni ibimenyetso ko ibyo yambwiye ari ukuri. nta kuri kuri mabwe reka dushaka ukuri. uwo musore yakubwiye ko yabikuye he? Wimbaza ibindi byinshi birimo ibyo nakwita ubujajwa. si ukujejwa niho dukura ukuri. Ukuri kuri mu mutima wawe, ushobora kuvuga cyangwa ugaceceka. oya ibyo si bishobora kutamenyekana. ibyo gutwita byo nagusabye ko tujya kwa muganga. nta minota 10 yashira utaramenya ko ndi umwari udafite umwana mu nda. Si ngombwa aho kujya kwa muganga, nafata ikindi cyemezo kindi. ibyo kubana n'umuyobozi byo biroroshye cyane. si mushuti wawe mubaze ko ntari ndi mu gitanda narwaye. numva ko adashaka kwemera ibye ndagwara nimero z'abantu benshi bashoboka twakorana kubibariza. Harya ubwo ndaba ndwana n'iki? mbaza nkubaze. nyamara kandi koko utiriwe ujya kure igisubizo kiri kuri uwo musore. Gute? turafatanya turebe hamwe aho yabikuye turaza kumenya uwabivuze n'icyo yari agamije. Yambwiye ko umusore mukorana ari we wabimubwiye ubwo yamuhaga lift. ntiwumva se kubyo utatekereje neza kandi kubanza umbaza niba muzi kandi niba hari icyo dupfa. None se uramumenye kandi hari icyo mupfa? ndamumenye ko dukorana n'abasore benshi ariko ufite imodoka n'umwe. Ibyo bihuriye he n'ukuri yavuze? nta kuri yavuze. ni umugome wanga ibirama arashaka kunyicira ubukwe kuko namwanze. Umva mbese ariko ko atari uko wavuze wahinduwe n'iki? reka nkwereke. rero uzamuganirize umubaze neza uko bimeze. icyo nzi ni uko uwo musore nubwo yavuze gutyo atarangije atavuze ko umwemeye yaba agize imana. none si ibyo kugukunda no kugusaba ko mwabana kutabimbwiye mbere? ariko nta mpamvu iraboneka yo kubikubwira. reka hari ibyo tuzavugana nyuma. Ok, reka dutahe urakoze. ruhuka rukunde sinagwemukira humura rwose. Ngaho uramuke tuzabiganiraho kuko numva hari ibitarasobanuka. ibyo nta kibazo rwose kandi ndizera ko ukuri kuzamenyekana. nyuma y'icyo kiganiro bajyanye berekeza aho Anastasie ari gutegera imodoka, ariko bagenda batavugana uretse kwimyoza kwa buri kanya kwa Damascene ndetse no kunyuzamo agasuhuza umutima. mu gihe Damascene yageraga mu rugo yahise atelefona wa mucuti we aho Anastasie yabaga maze amubaza neza kuko niba ibyo Anastasie yamubwiye ari ukuri. yasanze ariko byagenze koko. haba hasigaye gukurikirana iby'uwo bakorana ngo amenye niba koko ari amagambo y'amahimbano cyangwa niba hari ishingiro bifite. iryo joro yaraye yibaza koko niba adakwiye gushakisha ukuri mu bizami byo kwa muganga, ariko agasanga biramutse byerekanye ko Anastasie adatwite yaba yikojeje isoni kandi yaba agaragaje ko nta cyizere amufitiye, bityo bikazaba ikibazo mu mibanire yabo bose. yashatse gutelefona ngo abaze neza mugenzi we bakorana, ariko asanga akwiye gutegereza akamenya uko byagenze. ijoro ryatinze gucya, ariko aho bukereye azinduka kare. amaze gukingura ibiro ajya kubaza neza uwamugejejeho izo nkuru. agerageza gushakisha ukuri. icyakora kuko yabashije kumenya ko nubwo uwo mukozi ukorana na Anastasie yamuvuze amagambo akomeye gutyo avangamo no kumwifuza, ngo kuko yavugaga ko nubwo yagize izo ngorane ariko ko asanzwe ari igitego mu bakobwa, akaba arangwa n'ubwitonzi bujyanye no kwiyubaha. ibyo rero byatumye Damascene atekereza ko hashobora kuba harimo gushaka kwica ubukwe koko, ariko yongera gutekereza ikindi cyo gukora ngo amenye neza amakuru. muri icyo gitondo kandi ntiyigeze atelefona Anastasie
ariko mu gihe yavaga kwa mugenzi we yavuganye umwanya muto na Anastasia wari umutelefone amubaza amakuru kandi amwibutsa kubaza neza yitonze uwari wamuzaniye izo nkuru. Uwo munsi ntiworoheye Anastasia kuko uretse no kuba yaranyuzagamo akababazwa no kuba mucuti we atamwumva agakomeza gusa n'uwemera amabwire, yaje no kugira ikibazo kuko umuntu bakorana kandi batajya bavugana byinshi yaje kumubwira inkuru yari itoroshye mu gihe nk'icyo, ko Damascene afite umwana w'umukobwa yabyaranye n'umukobwa biganye. Ibyo ntiyahise abiha agaciro ariko agerageza kubikurikirana yitonze, abaza uwo mugenzi we aho yabikuye, undi yanga kubimubwira ngo hato bitazamukurukaho akabarwa ko yica ubukwe. Gusa yamubwiye ko abikoreye kugira ngo undi nabishobora abikurikirane neza ngo kuko burya nta wakwizera abasore 100% ngo kuko baba bafite utuntu twinshi bazi guhisha. Anastasia yatekereje ko atabibangikanya n'ikibazo cyari cyaraye kimutesheje umutwe, asanga yazabikurikirana yitonze kandi afatiye ku bibi byamuvuzweho n'ibindi bishobora kuba ari ibihimbano. Mu masaha y'umugoroba mbere y'uko akazi karangira, Anastasia yahamagaye Damascene amusaba guhura ngo amenye neza icyo yaba yakuye mu byo yaba yaganiriye na mugenzi we. Barahuye ariko Damascene yari yamaze gucururuka kandi amubwiza ukuri ko ashobora kuba yarahaye agaciro amagambo adafite ishingiro. Rero nubwo yakomezaga gushakisha ukuri ko yumva bishobora kuba ari ibihimbano bigamije kurogoya umushinga wabo mwiza wo kubana. Mu biganiro bagiranye muri uwo mugoroba yaratoboye amusaba imbabazi, ariko barushaho kwibukiranya ibyo basomye muri cya gitabo, cyane cyane mu mbogamizi ziboneka igihe cy'umushinga wo gutegura ubukwe. Bagaruka cyane cyane ku bantu baba badashaka ko abikundaniye bagera ku musozo amahoro. Bamaze kubiganiraho umwanya, Damascene yaratoboye yemera ko yahubutse rwose, ko atabanje kwigenzurira kandi ko atazongera. Anastasia yamuhaye imbabazi kandi amusaba ko n'ibindi byose yajya bisesengurana ubuhanga, kandi no mu gihe babiganiraho ko adakwiye kumubwira amagambo amukomeretsa ahubwo ko akwiye kumugirira icyizere. Bakomeje kuganira barushaho kungurana inama. Igice gikurikiraho naho ubutaha. Ndizera ko wakoze subscribe ukana no kukazogera kugira ngo kizakugereho mu bambere. Hanyuma comment iradufasha kumenya uko wabyakiriye n'inama uduha kugira ngo tubashe kugira uko duhindura cyangwa se uko twongera uburyohe bwabyo. Ikindi gukora share birafasha inshuti yawe kugira ibyo yungukira muri iyi kinamico Nkunda Ngukunde. Murakoze cyane.